Ndabasuhuje abakurikirana Blessed One TV, muhawe ikaze nanone. Ni wa muhungu wanyu Valente ugarutse, ndabakunda cyane. Reka uyu mwanya tuganire ku kintu cy'agaciro noneho mbazaniye, kikwereka cyane ku bantu b'abanyamugisha, abantu bafite umugisha w'Imana, abantu Imana yatoranyije, abantu Imana yaremeye icyerekezo cyiza cyane. Hari abanzi batanu uba ukwiye kwirinda nk'umunyamugisha. Mu cyongereza bakunda bavuga ngo enemies every chosen person must be aware of, cyangwa se abanzi batandukanye umuntu watoranyijwe n'Imana agomba kubera maso, akirinda, cyangwa se yabona ari muri izo nzira ashobora guhura n'abo banzi, aba agomba guhabwa ubwenge, gusaba Imana ubwenge ukuntu yabasha kubitwaraho, cyangwa se yahura n'abo bantu basa n'abo tugiye kuvuga hano, akamenya ukuntu akwiriye kubitwaraho, bitabaye ngombwa ko yisanga ari guhangana nabo. Ni ubwoko butanu bw'abantu ugomba kwirinda ko baba abanzi bawe, cyangwa se ugomba kwirinda mu gihe watangiye kubona ibimenyetso ko mutagihuza, ukagenda neza ugasenga, Imana ikaguha uburinzi kuri abo bantu. Niba wifuza kuzagera mu muhamagaro w'ikiza Imana yakugeneye, niba wifuza kuba umugabo w'agaciro, niba wifuza kuba umubyeyi w'indangagaciro, nyine ukagira bright future, your star igashininga, inyenyeri yawe igashininga, ukagera ku cyo Imana yaguteguriye. Nkuzaniye rero ubwoko butanu bw'abanzi ugomba kuba aware, ugomba kuba maso, ugomba gusenga, ugomba gusaba ubwenge bwo kubasha kubatambukaho ukagera mu cyo Imana yaguhamagariye. 5 enemies every chosen person must be aware of. Please don't play with it. Ntukine nabyo, unyemerere tujyane. You make sure you have been subscribed there on below. Noneho numara kumenya ko amaze gukanda subscribe, dukomeze tujyane. We are together as one. I love you so much. Ubwoko bwa mbere ugomba kwirinda, bw'abantu ugomba kwirinda ukamenya ubwenge igihe uri kubona uri muri miriye, cyangwa se ukikijwe nabo, cyangwa se ukorera ahantu, cyangwa se unyura ahantu, cyangwa se wirirwana nabo. Ubwoko bwa mbere bushobora kugushira hasi igihe utabaye maso, nabo bita spiritual enemies. Spiritual enemies ni umwanzi muhangana, ariko mugahangana binyuze mu isi y'umwuka. Umwanzi muhangana, mugahangana ari imbaraga z'umurozi, cyangwa se afite imbaraga z'uburozi, spiritual enemies, cyangwa se umwanzi wo mu mwuka, cyangwa se imbaraga z'umwijima. Abo nibo banzi ba mbere barwanya umuntu ufite umugisha w'Imana. Abanzi bo mu mwuka, abanzi babandi bamenya imbaraga zawe uko zingana mu gusenga, bamenya imbaraga zawe uko zingana mu kubana n'Imana, bamenya intege zawe aho ziri nkeya. Abo bantu ni ukubirinda cyane, spiritual enemies, abanzi bo mu mwuka. Ubisanga muri mu Befeso, cyangwa se Ephesians chapter 6:12, cyangwa se Abefeso 6:12, aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Reka dusubiremo. Abefeso 6:12, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Imana ishimwe.
wayibona cyane ubwo muri Daniyeli igice cya 10 iyo uhasomye neza usanga amaze gusenga ya minsi 21 amaze gufata ibihe byo kwirizo byo kutarya no atanywa, yagiye kubona abona agira iyerekwa, marayika aramubonekera abona ngo umuntu wambaye igitare umwambaro w'umweru, aramubwira ati impamvu ubutabazi bwawe n'icyo wasengeraga cyagutinzeho, marayika Gaburiyeli yabanje kukurwanirira, yabanje kubona abamedi n'abaperesi batangira ibyawe, babanje kurwanya marayika wo kukuzanira ibisubizo. Ayo makuru ayamenya kuko yari yamaze gusenga. Spiritual enemies ni umwanzi mubi, abamedi n'abaperesi. Ni hahandi umuntu amara igihe kinini asenga ariko ugasanga Imana iramusubiza, ariko mu kumusubiza hari ibintu bifunga imigisha ye, niyo bita spiritual enemies. Ugasanga ora ahantu hamwe kandi urasenga, ugahora nta ntambwe utera kandi usenga. Reka dukomeze kuri kabiri, abo bita household enemies cyangwa se family members enemies. Household enemies ni abanzi baba bakuzi bagusobanukiwe, cyangwa se abanzi Satani ashobora gukoreramo cyane cyane bo mu rugo. Burya umuntu ukurwanya arakurwanya ari uwakura, ariko ntakakurwanye ari uwo mu nzu. Umuntu rero chosen person, umuntu watoranyijwe cyane cyane, haba hari amahirwe menshi ko ashobora guhura n'icyo kigeragezo cyo guhura n'intambara zo mu rugo, imiryango ugasanga irahagurutse. Na Kristo yigeze avuga ngo nta muhanuzi iwabo, mbese ugasanga nta kintu cyawe ku ruhande rwawe babasha kumva, ugasanga ntabwo babasha kukumotiva. Household enemies wayibona cyane muri muntu uza mu Itangiriro 37 umurongo wa 5, haravuga ngo Yosefu arota inzozi, azirotora bene se barushaho kumwanga. Mu yandi magambo, household enemies iyo batangiye kubona uri gutera imbere, bagatangira kubona utanga kazoza, sometime igihe rimwe na rimwe usanga bakunda guhaguruka akakurwanya mu buryo utapfa gusobanukirwa, kuko baba bagusobanukiwe. Iyo ntambara rero, umuntu wese uri chosen person wahiswemo umunyamugisha akunda guhura n'izo ntambara. Be aware on that. Maso, usenge, wegera Imana, usenge, noneho umenye Imana iguha uburyo bwo kubasha kubihandoringa, kuko household enemies ntabwo wabasha kuzirwanisha umubiri n'imbaraga z'umubiri. Iyo bikoze gutyo usanga intambara ikugora, kuko n'abantu bakagombye kugushigikira. Household enemies ni babandi bakunda, they are after your stars. They do not want you to shine. N'abantu baba bakurikirana inyenyeri yawe badashaka kugira ngo izamuke. Household enemies ni byiza ko wakwirinda ikintu cyakugonganisha n'abantu bo mu rugo, kuko babuza umuhamagaro. Iyo winjiye muri zo ntambara, umuhamagaro wawe urangirika. Gatatu, tugende kuri free enemies. Free enemies ni inshuti zishushanya, Free enemies, they seem like your friends but are not real friends. Nubango babagaragara nk'inshuti zawe, ariko muri bo deep down they befriend you to destroy you. Nubango bigira inshuti zawe ariko bashaka kukwangiriza, bashaka kumenya uko waraye, uko wiriwe, ahantu ufite opportunities, ahantu ufite amahirwe. Free enemies ni abantu bigira inshuti kuri wowe ariko bashaka kugushira hasi. Abantu bari chosen person rero nabo bakunda guhura n'ibyo bigeragezo. Chosen person baba babona inyenyeri yawe, baba babona ko ufite akazoza, babona ko ufite aho ugomba kwerekeza, destination yawe baba bayumva cyane, bakabona uzagera kure. Abo ngabo rero bashaka, they try every way to get you down. Baba bashaka kugira ngo bagushire hasi. So be aware of that. Maso kuri icyo kintu ujye ugisengera. Niba ubona ufite destination cyangwa se umugisha w'Imana, uri chosen one person, ukabona wahiswemo, reba neza inshuti muri kumwe, inshuti mugendana, akunda abantu, ariko be aware of that. Kane,
iyo bita royal enemies. Royal enemies ni abantu cyangwa se ni inshuti zikomeye z'abanyacyubahiro, inshuti zifite izina, umuntu ababona mu isura y'abafashe umuntu muri ubwo buryo butandukanye. Royal enemies ni za nshuti mbese zakagombye kugufasha kugira aho ugera, zagombye kugutera potential morali yo gukomeza urugendo. Ariko free enemies nako royal enemies, iyo babonye ufite akazoza, ufite potential y'ejo hazaza iri hejuru, ishobora kuzarenga ubushobozi bwabo, batangira kukurwanya no kugushyira hasi. Ibyo mwabisanga muri Samweli wa mbere 17 umurongo waho wa 57 kugeza kuri 58. Areka twasome twumve icyo ashaka kutubwira. Hanyuma Dawidi atabarutse amaze kwica Umufilisitiya, Abuneri amuzanira Sawuli afite igihanga cy'Umufilisitiya mu kuboko. 58. Sawuli aramubaza ati, harya uri mwene nde wa muhungu we? Dawidi aramusubiza ati, ndi umwana w'umugaragu wawe Yesayi w'i Betelehemu. Urumva mbere gatoya murabyibuka ko Sawuli yagiraga ibibazo, Imana yamwohereza umwuka mubi nk'igihe atari mu mwanya, cyangwa se yabaye nk'uwasaza, ari Imana yabimuteye. Yakeneraga umuntu wo kumucurangira, kandi muri ako gasozi, muri ako gace kose, umuntu wari uzi gucuranga ni Dawidi wenyine, kuko no mu ishyamba aracuranga, yari azi gucuranga, ari umuhanga cyane. Dawidi akaba ari ujya kumucurangira, yamucurangira agacurangira cyane, imyuka mibi cyangwa se uwo mwuka Imana yari imushoyeho, Imana ikawumukuraho, Imana ikanezererwa, umwuka ukava kuri Sawuli. Rero nyuma yaho nibwo hakomeje kubaho intambara z'Abafilisitiya, ariko Dawidi ageze nyuma aravuga ati, mureke njyeyo. Arakitegereza ngo aravuga ati, wakana ibintu byananiye abantu b'abagabo, intambara yananiye abantu bakomeye, ugiye kuyirwana ute? Urwo rugamba uzarutsinda. Muri icyo gihe ntabwo yabonaga potential ye neza, ariko umunsi yagiye kurwana akazana igihanga, Sawuli yahise atangira gutekereza, ajya indipa, aravuga ati, harya sha uri mwene nde? Ariko amucurangira bwa mbere ntigeze abaza ngo uri mwene nde. Iyo bita royal enemies, iyo igihe uzabona uri mu muhamagaro, uri chosen person, uri mu cyerekezo cyiza, ukabona ushobora guhura n'umuntu akakwibazaho, be aware. Gira ubwenge, ntuzagerageze kwishongora cyangwa se kugaragaza ubuhanga n'ububasha Imana yagushizemo imbere y'umuntu ugusumba, ejo yavaho akurwanya. Rero be aware on royal enemies. Abantu bari hejuru yawe bafite ubuhanga cyangwa se bafite ubushobozi bwo kukugira icyo bashaka, niko nabivuga, kuguhesha akazi, kugira gute, uramenye, ntuzagerageze kwishira hejuru yabo, ujye wemera ube insina ngufi, kuko ufite icyiza Imana igiye kuzakugenera. Iyo ufite amakuru uremera ugaca bugufi, kuko n'Imana n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo wemera kuba umugaragu w'abandi niwe uzashirwa hejuru. Gerageza ube umugaragu, we kwishyira hejuru, ugaragaza ubuhanga bwawe. Royal enemies barwanya destiny y'umuntu, baba bashaka kukiringa yo star, inyenyeri yawe, baba bashaka kwica destiny yawe, icyerekezo cyawe. Iyo bita royal enemies, nabo ni abantu ukwiye kumenyaho ubwenge cyane. 5, enemies of your destiny. Enemies of your destiny, abanzi b'icyerekezo cyawe. Abangaba they will fight you today to stop your tomorrow. Bazakurwanya uyu munsi kugira ngo bangirize ejo hawe hazaza. Abangaba ni babandi abanzi b'icyerekezo cyawe, ni babandi bavuga ngo your tomorrow must not be bright. Your tomorrow must not be greater than today. Ngo bona bashaka kugira ngo icyerekezo cyawe ejo hawe hazaza ntihazaba ahantu hakomeye, ntihazaba ahantu heza kurenza igihe bakubona. Nuba ngo baba bakubona mu isura y'umuntu ushobora kuzakomera, batangira
kuguhagarika, batangira kurwanya inzira zawe, bagatangira kurwanya umugisha wawe. Uwo munsi murabibona cyane muri Matayo ubwo Matayo 2:16 havuga amagambo akomeye cyane ngo Herode abonye ko yatengushywe n'abanyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari i Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho. Bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yagereranyije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge. Reka dusubiremo Matayo 2:16. Herode abonye ko yatengushywe n'abanyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari i Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho. Bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yagereranyije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge. Aha ni Yesu, ubwo Yesu bamurwanyaga bari kumuhiga. Farawo yari amaze kumenya ko hari umuntu wavutse, kandi uwo muntu akavuka azitwa umwami, akavuka azacungura isi, akavuka izina rya Farawo rigasa nk'aho ritakigize agaciro cyane. Nuvuga ngo atangira gushyiraho abantu bo guhiga abana b'impinja, ashyiraho amategeko. Kristo baramuhiga, murabyibuka Yosefu akamuhungana. Nyuma y'aho ubutumwa marayika akongera akabwira Yosefu ngo subiza umwana mu gihugu cyawe kuko washaka kumwica yavanyweho. Mu by'ukuri abantu nk'abo ngabo, abantu bitwa enemies of your destiny, ni babandi baba babona icyerekezo cyawe gishobora kuzabasimbura, icyerekezo cyawe gishobora kuzagera kure bikabera ikibazo. Enemies of your destiny, agasanga uri mu kazi kandi Imana akazi yarakagwaye nakumugisha, ariko umuyobozi wawe tangira kubona ubwenge ufite, uburyo uri umuntu udasanzwe, agatangira gutekereza ko wamusimbura. Abo ngabo nibo bita enemies of your destiny, abantu banga icyerekezo cyawe. Murabyibuka nanone ubwo bahigaga n'ubundi abana b'abahungu ku bwa Mose amubohera akantu kaboshye kasa nk'agatebo, bakamuhisha mu rufunzo hafi y'amazi. Umukobwa wa Farawo amubona agiye koga yabuze amahoro, agira ubushyuhe bwinshi, bisaba ko ajya koga hasi ku kiyaga, agasanga umwana w'umuhungu mwiza w'inzobe w'uruhinja, akarugirira impuhwe. Ibyo byose kwari ukuhungisha abana b'abahungu, kuko abami batekerezaga, Farawo yatekerezaga ko uwitwa wese umwana w'umuhungu ko hazabonekamo umuntu ukomeye cyane. Nibyo yarwanyaga. Abo ngabo rero Farawo yari uwo bita enemy of a destiny. Nuvuga ngo enemies of your destiny ni abantu baba kubona ko ushobora kuzakomera, ushobora kuzaba incungu nziza, ushobora kuzavamo umuntu w'agaciro. Abo rero nabo be aware of them, birinde, ube maso, ujye usenga, Imana ikurinde abo bantu. Murakoze cyane. Reka dusoze dusenga. Mana, ndagushimiye ko wemeye ko iki kiganiro nacyo cyiyongera ku biganiro byose twatanze kuri uru rubuga, kuri YouTube. Warakoze cyane, wahabwa icyubahiro. Ngushimiriye abantu bose bafashe umwanya wo kunkurikira, abafashe umwanya wo kumva iyi minota, bose ubahe umugisha kandi ubagire neza, kandi ubahe ubwenge muri iki gihe nk'iki, bakomeze kujyana n'ubuntu bwawe. Izina rya Data rishimwe. Komeza udushyigikire, abazakanda subscribe bose ubahe umugisha kandi ubagire neza, ukomeze kutwagura no kutugira neza. Ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu mbisabye nizeye. Urakoze. Amen. Imana ishimwe, Imana ibahe umugisha. Abakanze subscribe mwese, Imana ibahe umugisha. Nawe ubikoze nonaha, God bless you so much. Imana iguhe umugisha. Nundi wese utekereza kugasangiza inshuti, abavandimwe, ukanda like, uma comment, usobanuza akoresheje comment, wowe wese, mwese ndabashimiye. God bless you so much. I love you so much. This is a Blessed One TV. We are together as one. Thank you.